Iyi rangamuntu izabikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga izabitandukanye n'iyari isanzwe kuko bafata isura y'umuntu ndetse n'intoki kugira ngo niramuka itakaye bijye byoroha kubona umwirondoro wawe usubizwe nimero wari usanganywe ku irangamuntu. Nyuma y'intara y'Amajyepfo iki gikorwa kiri gukorerwa mu mujyi wa Kigali. Abitabiriye iki gikorwa bavuga ko bari kwakirwa neza nubwo hari abavuga ko hari abagifite impungenge. Hari abari gutinya ngo umwana nka buriya yagiye gufata ibyangombwa gute. Tubaza amakuru asanzwe, amazina yawe, ababyeyi bawe, uwo mwashakanye, ni ikintu kidasanzwe bakubaza. Andi batekereza wenda ko ari bubabaze niba atishyuye mitiweli ejo heza wenda atayirimo bakumva ko bari buyimubarize hano, ibyo ntabihari. Turakirwa neza nk'ubwo nkanjye nasanze amazina ya mama yanditse nabi, banyuza muri rida ariko banyakiriye ngo ntegereje igisubizo. Gutinya ubusa ni bimwe by'abantu, buri muntu wese agenda avuga ibyo atazi kubera amakuru baba batabashije gukurikira. Biri kugenda neza cyane. Barambwiye rero ngo ngende hariya ngo nakanga imyirondoro ngo y'umwana maze ngo nindangiza mpite ngaruka hano. Abayobozi b'inzego z'ibanze bibutsa abaturage ko nta kindi basabwa muri iki gikorwa usibye umwirondoro gusa kandi nabyo bikorerwa aho bari kwifotoreza. Uyu ni umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Mutsinzi Antoine. Batanditse turimo turabafasha kugira ngo bandikwe hashingiwe ku makuru atangwa n'inzego z'ibanze ndetse n'ababyeyi babarera cyangwa se ababazi mu midugudu aho bari. Abaturage serivisi bakeneye zose twazegereje kuri site. Abafite inshingano mu irangamimerere cyo bashaka gukosora bagikosora C+. Abo dusaba kugira ngo bajye kuza amakuru nabo dusanga batanditse bakenera kugira ngo tumenye amakuru y'aho batuye mu midugudu yabo. Ariko arabo tubona baza batarigeze bajya no mu ishuri. Abari amakuru yabo ntahandi tuyakura aho batuye. Niyo mpamvu tubasaba raporo ishingirwaho kugira ngo tumenye koko ko amakuru atanga ariyo. Dufite ibyumweru 8 mu mujyi wa Kigali, ariko tukagira icyumweru muri buri murenge twakoreyemo. Manago Dieudonné ni umuyobozi w'ishami rishinzwe gukora no gukwirakwiza indangamuntu mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA. Avuga ko muri iki gikorwa cyo kwifotoza ku baturarwanda ngo babone indangamuntu ikoranye ikoranabuhanga bahuye n'ibibazo bibazitira aho babanjirije, ariko ubu aho bari mu mujyi wa Kigali bavuga ko hari icyizere ko bizagenda neza. Twahuye nyine n'ibibazo by'irangamimerere abaturage ridakosoye. Duhura n'ikibazo cy'abanyeshuri cy'abana bato batabaruye, duhura n'ikibazo nyine cy'inyandiko z'irangamimerere ku bantu bakuze badafite ibura ry'umuriro, ahatari interinete mu masaha nk'angahe tukaba turayibonye. Twarabakoreye ku rwego rushimishije kwa 70%, ariko urumva ko kubera ko hari ibibazo by'irangamimerere n'abana batabaruye ntabwo twashoboye gukavaringa 100%. Mu mujyi wa Kigali cyane cyane ko abantu batangiye kumenya amakuru ibiri gukuba, icyizere cy'uko bazabyitabira kandi bikagenda neza. Ni cyane ko twabashyireho shift 2, hari za mu gitondo na nimugoroba, ku buryo hamwe na hamwe barangiza gukora saa 3 z'ijoro kandi baritabira. Iyi gahunda yo kwifotoza ku baturarwanda ngo batunge indangamuntu ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga yatangiye mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 itangirira mu Majyepfo y'u Rwanda, aho iki gikorwa cyakozwe ku kigero cya 70%. Iyi gahunda byari biteganyijwe ko izakorwa mu mezi 6 ariko ashobora kwiyongera. Nyuma hakazafashwa abacikanwe bigakorwa n'inzego z'ibanze, hakazafotorwa abaturarwanda barenga miliyoni 15 n'abanyarwanda batuye mu mahanga bazafotorerwa kuri za ambasade z'ibihugu baherereyemo. Emilienne Kayitesi, Isango Star.